Reka tugusuhuze wowe udukurikiye muri aka kanya kandi ukunda n'ibiganiro byacu. Twizere yuko umeze neza kandi niba utameze neza muri aka kanya turakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege kuko burya ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga ejo bigakunda, kimwe n'uko uyu munsi bikunda ejo bigashobora kwanga. Niyo forumire y'ubuzima rero tugomba gukomeza kubana nayo gutyo, ntitwemere yuko ibitagenda neza bidukubita hasi bikadutesha umurongo. Hanyuma rero nk'uko wamaze kubibona twatangiye umwaka mushya, turizera yuko mwe mudukurikiye mwawutangiye neza, n'uwarangiye kandi twizere yuko hari ibyiza wabasigiye, noneho tukaba dufite n'intego yo gukomeza guhatana kugira ngo n'uyu nguyu uzatugendekere neza. Nicyo twifuza buri muntu wese, nicyo twifuriza buri muntu wese ko uyu mwaka dutangiye wazatubera umwaka mwiza. Ikindi ntabwo twatangira iki kiganiro tudashimiye tubikuye ku mutima buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'agaciro pe, muri abantu b'agaciro, tubahoza ku mutima kandi turabashimira cyane rwose tubikuye ku mutima. Ni mwebwe mudutera imbaraga, ni mwebwe mutuma dukomeza kubona imbaraga zo gukora ibiganiro nk'ibi, ntiducike intege. Aho muri hose rero hatandukanye ku isi, turabibona ko mudukurikira muri ahantu hatandukanye, mubyumve rwose ko tubashimiye cyane tubikuye ku mutima. Hanyuma rero nk'uko wamaze kubibona, uyu munsi ikiganiro cyacu kigiye kwibanda kuri uyu mwaka mushya twamaze gutangira. Ni iki tugiye kuwuvugaho? Tugiye kureba ni iki twakora niba tutabikora ibyo tugiye kuvuga uyu munsi, kugira ngo uyu mwaka uzatubere umwaka w'ibyishimo n'umunezero. Ni iki twakora? Nibyo tugiye kwibandaho muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere tugiye gutangiriraho ni ukwiha intego. Kwiha intego ukandika ibintu bike by'ingenzi wifuza kugeraho muri uyu mwaka. Kugira intego, kwandika ibyo wifuza kugeraho bigufasha kumenya ibintu by'ingenzi ugomba kwibandaho, bikanagufasha gukoresha igihe cyawe neza kandi ukabona umusaruro ugaragara. Hari umugani bajya bavuga ugira uti isuri ihururana byinshi ariko igasohoza bikeya. Ibi bishatse kuvuga iki? Iyo ukora ibintu byinshi icyarimwe kandi mu kajagari nta gahunda, nta kintu ugeraho. Biragoye kugira icyo ugeraho ukorera mu kajagari, cyangwa se mu yandi magambo, urakora ukavunika ariko nyuma y'igihe ukabona waruhiye ubusa, nta musaruro wagezeho. Kugira intego rero hamwe na gahunda ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwacu. Ikindi cya kabiri twakora kugira ngo uyu mwaka uzatubere uw'ibyishimo ndetse n'umunezero, ni ukubyuka kare. Kubera iki? Iyo ubyutse kare uba wihaye ikintu gikomeye cyane kandi cy'agaciro kenshi. Icyo kintu ni ikihe? Icyo kintu ni igihe. Igihe burya ni ikintu cy'agaciro gikomeye, yewe hari n'abavuga bati time is money, bivuga ngo igihe kirakomeye. Ubwo rero iyo ubyutse kare uba wihaye icyo kintu cy'agaciro. Kubera iki tuvuga gutyo? Iyo ubyutse kare ubona igihe cyo kubanza kwiyitaho wowe ubwawe, hanyuma ukabona n'umwanya uhagije wo gupanga kuri gahunda ibyo uteganya gukora uwo munsi. Noneho
ukabasha no kubona umwanya uhagije wo gukora ibyo wapanze kuri uwo munsi. Iyo umunsi urangiye rero ugasubiza amaso inyuma, ugasanga ibyo wapanze gukora uwo munsi byose wabikoze neza kandi kuri gahunda. Ndakubwiza ukuri nta kintu gitera ibyishimo n'umunezero nk'icyo ngicyo, kuko usanga utaruhiye ubusa. Reka nguhe umukoro mutoya wowe udukurikiye niba ntakugoye, uzagerageze ugenzure urebe abantu dukunda kwita ko bishimye babayeho mu buzima bw'ibyishimo kandi dukunda kuvuga ko hari icyo bagezeho mu buzima bwabo. Akenshi uzasanga abo bantu bose bahuriye ku kintu kimwe. Ikihe? Babyuka kare. Urumva rero kubyuka kare ni ibanga rikomeye rituma umuntu abasha kugira icyo ageraho. Niturikoresha muri uyu mwaka rero, niba udukurikiye ukaba usanzwe uri umuntu ugorwa no kubyuka kare, gerageza uhindure urebe, hanyuma umwaka nurangira uzatubwira niba hari icyo byahinduye ku mibereho yawe, ariko ndakwizeza ko uzabona ihinduka. Ikindi tugomba kwitondera hano, kubyuka kare turimo kuvuga ntabwo bivuga kudasinzira bihagije, kuko burya n'umubiri wacu nawo ukenera ikiruhuko, ukenera kuruhuka bihagije. Ubwo rero icyo dusabwa hano ni iki? Ni ugupanga, kugira gahunda nk'uko twatangiye tubivuga, ukagira gahunda y'ibintu byose, noneho ukamenya uraryama ryari kandi urabyuka ryari, ku buryo bitabangamira umubiri wawe, n'umubiri wawe nawo ubashe kubona igihe gihagije cyo kuruhuka. Ikindi kintu cya gatatu rero twakwibandaho cyangwa se twavuga ko gishobora kudutera ibyishimo n'umunezero muri uyu mwaka tugishyize mu bikorwa, ndakivuga ngo ni kwifokasinga ku bintu bya positivity. Focus on the positive thing. Mu yandi magambo, ibande ku bintu bigenda, we kwibanda ku bitagenda. Iyi si dutuyemo irimo imbogamizi nyinshi cyane, irimo ibibazo bitandukanye kandi twese birashoboka ko byatugeraho. Ntabwo turi abantu batunganye, uyu munsi bigera kuri mugenzi wawe, ejo nawe bikaba byakugeraho ibibazo bitandukanye kandi kenshi bitunguranye. Niba rero ibibazo nk'ibyo twavuze bitandukanye uramutse uhuye nabyo, wikwemera ko bigukubita hasi, ahubwo ushaka uburyo uhangana nabyo kandi ubitsinde, uhaguruke, uhatane, wishakemo ibisubizo. Nuko nibwo buryo bwiza bwo guhangana n'ibibazo, ntabwo ari ukureka bikagukubita hasi ugatangira ahubwo guteza abantu ibibazo, uvuga uti ko batamfasha, rimwe na rimwe bikaba byanagutandukanya n'inshuti zawe ngo zanze kugufasha. Oya, buri wese muri iyi si afite ingorane ze zitandukanye kandi abatazivuga nibo benshi. Ubwo rero gerageza wishakemo ibisubizo by'ibibazo uhuye nabyo. Ubwo rero nk'uko twamaze kubivuga, ntabwo dutwara umwanya munini uyu munsi, nibyo tubashije kwibandaho bishobora kudutera ibyishimo n'umunezero muri uyu mwaka. Ikindi kintu uyu mwaka dutangiye, ibyo dukora byose tugomba no kuzirikana gukorana umwete n'imbaraga, ariko nanone tukirinda iki kintu ntabwo twarangiza tutakivuze, tukagerageza kwirinda kwigereranya n'abandi. Biragaragara ko abantu benshi bakunda kubaho ubuzima bwo kwigereranya n'abandi,
ariko twaje gusanga kwigereranya n'abandi ntago ari ikintu cyiza. Kubera iki? Iyo wigereranya n'abandi ni ukuvuga ubaho ubuzima butari ubwawe, ubaho uwo utari we, biguteza ibibazo ahubwo. Icya mbere bikubuza ibyishimo, icya kabiri bikagushyira kuri puresha y'ubuzima, ushaka kubaho ubuzima bwo gushimisha abandi ariko wowe utishimye. Ibyo rero ntabwo ari ibintu byiza, ni ibintu tugomba kwirinda cyane cyane muri uyu mwaka dutangiye kugira ngo turebe ko wazatubera umwaka w'ibyishimo n'umunezero. Ni aha dushoreje ikiganiro cyacu, twizere ko mwabashije kungukirwa nacyo niba watangiranye natwe kuva mu ntangiriro kugeza ku umusozo wacyo turizera ko wabashije kungukirwa. Ikindi turacyabona imibare itwereka yuko abantu benshi bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo turagushishikariza ko wayikora. Ushobora kuba utarayikora wenda utazi uko bikorwa, ntabwo bigoye, reka tukunyuriremo muri make. Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse subscribe, akenshi aba ari mu ibara ritukura, uyakandaho rimwe gusa ubundi bikaba biciyemo, nta kiguzi, ni ubuntu. Icyo bigufasha ni iki? Iyo dutanze ikiganiro nk'iki tukagishyira hanze, uza mu ba mbere babasha kukibona. Urumva rero bifite inyungu gukora subscribe kuri iyi channel yacu. N'aha rero dusoreje ikiganiro cyacu, turabifuriza ibihe byiza, mukore muhirwe, Imana ikomeze ibane namwe kandi ihire imirimo y'amaboko yanyu, naho ubutaha.